come out from Egypt. Rero tubona ko Mose yarayoboye ishyanga rinini ry'Abisiraheli harimo abakuze, abato, abafite intege nke ndetse n'abanyembaraga. During that time, Moses was leading people who were grown up, others were elderly, others were young, those who were strong, others weak. Ariko harimo n'abanyamafuti benshi. But also many of them were stubborn. Icyo gihe rero Mose kubacira imanza byaramugoraga cyane kuko ari we wari umucamanza mukuru wabo. It was difficult for Moses to judge them because he was the highest judge to them. Icyo gihe sebukwe wa Mose yaje kumugira inama y'uko yagabanya ibice akashyiraho inzego kugira ngo bajye babasha kubona uko bamufasha kubacira imanza. At the time, his father-in-law advised him to make small groups and leaders of the groups so that they can help him. Ibyo byafashije cyane ishyanga ryose kubera ko bagiye babona ubutabera mu buryo bworoshye ndetse no kuyoborwa nanone mu buryo bworoshye. This helped the whole nation to be judged well and to receive the justice. Igitumye mvuze ibyo ngibyo ni ukubera ko mu myaka nk'itatu ishize twashyizeho uburyo cyangwa itorero ryadufashije gushyiraho uburyo bw'inzego mu bice byose kugira ngo tugwize imbaraga dukorere hamwe. The reason why I mentioned this because 3 years ago the church guided us to have various departments and leadership. Mbere y'icyo gihe n'ubundi twari dufite ubuyobozi ariko akenshi wasangaga ibintu hafi ya byose bikorwa n'abapasiteri, yaba umupasiteri mukuru n'abamwungiriza, ugasanga nibo bibanda cyane ku mirimo ikorerwa mu itorero, abandi tukabaho tumeze nk'indorerezi. Before the time, pastors were only busy doing the works of God, others were just spectators. Ariko tumaze cyangwa se ubuyobozi bw'itorero bumaze kubyitegereza bushyiraho inzego zitandukanye mu bagabo, mu rubyiruko, mu bamama, ndetse naho hagenda havamo ayandi magurupe mato mato kugira ngo abantu begerane kandi bagirane ubusabane. Well, the church saw it and established married brothers leaders, married sisters leaders, youth, even other small leaderships. Ibyo byatumye rero mu itorero mu by'ukuri tubona ko rigize imbaraga nyinshi z'umutima ndetse no mu buryo bugaragara. Through this the church got power, either heartily, even physically. Ubu muri iyi mirimo yose mwabonye ntabwo ari uruhare rw'abapasiteri gusa, ahubwo ni uguhuriza hamwe kwa bene data bose. All the works you have seen were not done by the whole church, together with pastors and brothers and sisters. Ibyo ntabwo mwabishimira Imana? Can't you thank God for this? Ndashima kandi ko mu by'ukuri mu gice mbarizwamo departement y'abagabo hari imirimo myinshi itangaje twabonye muri uyu mwaka. I also thank God because in my department, Married Brothers department, throughout this year also we could experience many works of God. Kubera ko nk'uko mwabyumvise hari ibikorwa byinshi byabaye kandi nabo ubwabo twabonye ko Imana yabakoresheje cyane bashobora gushima Imana. As you heard, others also made brothers, God used them and we are able to be thankful to God. Babwirije ubutumwa bwiza hirya no hino. Many brothers preached the gospel here and Binyuze there. mu kuba barakoze icyitwa home fellowship. We also had what we call home fellowship. Hari n'ibindi bikorwa byinshi mu by'ukuri byakorekeye muri bo, yaba ibyajya bikorwa ari rusange mu itorero ariko bakifatanya nabyo. Some works were done in general in the church and they partook, and others were done in departments separately. Si kenshi twabonye abagabo bagira umutima wo guhurira hamwe bagasenga, ariko kuri ino nshuro bisigaye bibaho. It wasn't many times to see married brothers gathering together for the prayer, but this time we could have it. Abagabo kandi bifatanije n'imihigo twagize mu minsi ishize yo kubaka urusengero. Also they partook in pledging as we are pledging for church construction. Abagabo kandi bafite intego yo kugira abagabo 300 uko Imana izakomeza kubateza intambwe. And many brothers got this goal, small goal, to have 300 male brothers in the church, and as God allows,
we are pursuing this goal. iyo niyo ntego twari dufite muri uyu mwaka, ariko ni nayo tuzagenderaho umwaka utaha kugira ngo dukomeze tugwize imbaraga z'umutima, dukorere hamwe kandi twirebere uburyo Imana izadukorera ibihebuje. So through this goal received this year, even next year we will pursue the same goal so that we can keep receiving the power, the inner power. Sinasoza ndashimiye ababyeyi, urubyiruko ndetse n'abashumba n'abayobozi b'itorero muri rusange. I also thank our parents, our married sisters, our youth, even the pastors in general. Iyo usomye mu Befeso ibice 2 umurongo waho wa 9 birivuga yuko turi abo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. In Ephesians chapter 2 verse 10, the Bible says that God created us and he created his works in Jesus so that we can walk in them. Tumaze guhura n'ubutumwa bwiza, tumaze kwakira agakiza arizo mbabazi z'ibyaha, Imana yatwemereye kuba mu itorero ngo Imana yerekanirwe muri twebwe. After receiving the forgiveness of our sins, God allowed us to be in the church so that he can be revealed through us. Uyu mwaka tuzabona imirimo 1000 ugereranije n'iyo twabonye umwaka ushize. This coming year we have 1000 works compared to the works we saw this year. Ndashimira kandi abagabo n'abayobozi twakiriye bavuye muri Zero the Gospel, byatumye tubigiraho n'ibindi bintu bitandukanye. I thank also many brothers from Zeal of the Gospel, even the church as a whole, because we're able to learn many things from them. Munyemerere nsoreza hano, murakoze. Allow me to end by here. Thank